icyo nzi neza kandi ntashidikanya nuko Kristo ari we mugaba w'ingabo ziturinda, kandi izo ngabo ziturinda buri munsi ntizijya zihunikira, twebwe abizera ntacyo tuzaba. Isi ndetse n'ibyayo byose ntibyankura muri Kristo, kandi sinzateshuka ngo nsubire inyuma, kandi nta n'umwana w'umuntu washira iherezo ku buzima bwanjye. Ndakomeye kuko mfite Kristo ari muri njye, nanjye ndi muri we. Yanujuje amashimwe mu mutima wanjye, nzahora mushima bitagira ingano. Isi ndetse n'ibyayo byose ntibyankura muri Kristo, kandi sinzateshuka ngo nsubire inyuma, kandi nta n'umwana w'umuntu washira iherezo ku buzima bwanjye. Ndakomeye kuko mfite Kristo ari muri njye, nanjye ndi muri we. Yanujuje amashimwe mu mutima wanjye, nzahora mushima bitagira ingano. Icyo nzi neza kandi ntashidikanya nuko Kristo ari we mugaba w'ingabo ziturinda, kandi izo ngabo ziturinda buri munsi ntizijya zihunikira, twebwe abizera ntacyo tuzaba. Icyo nzi neza kandi ntashidikanya nuko Kristo ari we mugaba w'ingabo ziturinda, kandi izo ngabo ziturinda buri munsi ntizijya zihunikira, twebwe abizera ntacyo tuzaba. Nyuma y'ibikomeye ibigeragezo by'uburyo bwose, wanyujuje ibyishimo, ongera umpingurira amarembo y'imigisha yanjye, umbwira uw'agaciro. Satani n'abambari be bakwima ishwaro, kuko babonye Imana y'agakiza kanjye. Satani n'abambari be bakwima ishwaro, kuko babonye Imana yacu twizeye. Icyo nzi neza